umukecuru ari hera yaba ataragera aha ngaha hano uri ku kabari ntabwo ngira aho ngaho ku kabari zamuka unsange mu rugo harya ntabwo nakubwiye ko ni yewe tambika zamuka aho hepfo uzamuke nugera ahantu hari urugo rw'imiyenzi ariho n'imihati uhita ukingura ku gapangu unsangemo mu gikari niho ndi banguka tebuka uzi ukuntu mufitiye amakuru ashyushye nari nanagukumbuye sinari merutse no kukubona nawe waragiye uranyanga iyo waheze iyo ngiyo uba wumva ntagukeneye koko nk'umuntu w'umubyeyi uzi kuri inshuti magara sawa ngaho tebuka araza ryari ngo tugende koko banguka uraje nari nangiye kwivugisha ahubwo nta nakubona habaye buryohe koko nawe urakabya mbega ikizubazuba gose ko mana we niko ibintu ubuvuga ubwo biba ari byo icara ikari ryo muntu uriya buryohe koko ko mana yawe ariko nawe urakabya wa mukecuru uzi ukuntu usa bambe wisiga iki mukobwa nisiga amavuta asanzwe urimo kurya iki mwino misi si ibijumba ubu se urarya ibijumba mu rusutyo nibyo ndya pe nibyo nukuri umeze utase mu buzima busanzwe meze neza ndashima Imana ingeze hariya nje gufata akantu akanore sinisomere ndakubura iko kuwimutse ryo utambwiye shanimutse muri no misi nyine hari ahepfo se nta nubwo nkikunda kujyayo ndahakorera nyine ntago ndahimuka ariko ntago mpaba nyine ndarahangaha ntago nkirara ku kabari use urara hano byaje gutese kumbona kumana sinakubwiye wa musaza tubana kora ha rero umva niwe wangejeje aha niwe wangejeje aha ngaha ukuntu umaze kugera ku iterambere no kuri koko cyane rwose ahubwo nari narakubuze ngo nguhaye makuru y'ukuntu nyine ubu ngubu usigaye narageze ku iterambere reba nsigaye mfite inzu ntabwo nkiba hari ahepfo ku kabari nyine mpajya nk'ugiye mu kazi nk'abandi bose kuri kw'Imana rwose wowe urakifatiye pe ahubwo cya gihe twahuye burya rero nuko nanze kukubwira nabonaga uri kumwe na wa muntu nyine muri kugendana nanga kuguha amakuru yose nyine mvuga ati nzabikubwira waje mu rugo naho ndagutegereza buri munsi nkavuga ko ngukeneye ntuzi ndabata ariko nzabimubwira turi kumwe twenyine azivuye itsindagira urugo yego we itsindagira urukundo umva nubwo waje ari gusazanya ibintu mwana we mitsengi itsindagira urukundo akuzi kwagezeyo nagezeyo pe urabizi witore ingoma mu ntuza mu mukenke we mu giteme ubwo niko bavuga watoraga ingoma mu giteme burya rero nari ngiye ngo ahantu ngo kumuhanuzi bari bamundangiye yego njyayo ariko nabonaga namwe wajyayo niho muvuye oya cyumbwira areka ubwo nta kintu umeshe oya urabizwe nta kintu naguhisha rwose ni ukuri urabizi kuri inshuti yanjye ndakureba nkabona hari ikintu uri kumpisha nk'ikizi ariko nyirango wambwije ukuri ko turi inshuti ko njye mba nakwizeye nk'umubyeyi nkakugisha inama nkakubwira ibintu byose nta kintu njya nguhisha ariko burya narakurebye muri kugenda nose twari kumwe waramumenye ntawe namenye nta n'uwo nzi ariko pe utajya gukeka ibintu wakeka se kari ukuntu mwambwiye ngo nasanga bura ngo nimugiye mu bapfumu bose mu bapfumu oya wewe ntago arambwiye ko unimo gushaka ahantu hari umuvuzi nteze nyine ko ari umuvuzi bivuze ko ari umupfumu mwabwiwe n'iki ko ari umupfumu kandi iyo umuntu wamundangiye yarambwiye ngo ni umuhanuzi rero wageze guhanuza wagezeyo se nagezeyo ntukoze sha ubu se banza umbwire nyine urya muntu mwayi muri kumwe nushaka kumenya se urya muntu ni mukeba wawe ariko se twari tuvuye aho ngaho mukeba wanjye wahe are we nasa wifatiye ibyo abandi urabijyana ugira ngo ni ibyawe burya ni mukeba wawe uretse ko ntacyo namubwira nawe ntacyo namubwira ariko nyira ubu koko
uraza ukamvugisha warangiza ukagenda ukavugisha na mukeba hanyuma ugaceceka umva nkubwire niba tuvuganye ibyawe tuvuganye ibye ndetse iyo tuganira urugendo ukabivuga ibyo nkuganirije urugendo ukabivuga ngiye ntago mbivuga ariko menye yuko ninjye ukubwira byinshi ninjye ukubwira byinshi kuko nandi byawubwira ngende umuntu ukuza ariko ndaza ukangura akabyeri nk'inywera we najya kuvuga ibiki uriya ni umugore wa musaza ni umugore we ako ntabwo yakumenye ndumiwe koko shangiye ndumva bitanshimisha ntabwo twanakuvuza ntacyo twanagutekeje wagiye gutyo nuko mbese kwa kundi byose bita nk'uko umusuzi yita ugahita apfa none se waranze aranze wiwe oya ntabwo akuzi mbese akubwiwe nandi ukuze twahuye ndi kumwe nawe ukatambuka waratambutse natwe turigenda byashiriyeho nk'uko umusuzi uhita ariko buriya nuko byagize ntuzwe kukuvugaho iki mva rero nizere ko utambeye wagiye ujye unyibwira amakuru ibindi n'ibiki rero buryo urya musaza uko byagenze niwe unkodeshereza nyine ino nzu cyangwa niyo yakuguriye we oya niyo yankodeshereza ariko n'ubundi biri mu migambi yo kuyigura kuko niko yambwiye hari ibifaranga yabonye we aho yakora akazi baramuyoreye yego hari aho yakoraga kera urumva hoya nawe yarabimbwiyeho ariko ntabwo nyine turayigura ariko turi kuyikodesha yarayinkodeshereje wemeka kuki uteze ngayikugurire azayingura kandi impamvu nayo ngiye kuzana umuti ngiye kumuvuza nyine ngamuti kugira ngo ro mugumane nyine narawubonye nuko ubusa bizamirana kandi byaraguhiriye wawe ndase wabonye ino nzu urabona bitaraguhiriye mva ahubwo rero wowe ujye uncungira akasubira kwa wa mukeba kubera ko muvugana wowe nazajya ajyayo uzajya uhita uzombwira agacupa k'ubuntu nzajya mpita nkaguha ko kubera ko nzaniye amakuru kugira nuzabe ko yagiyeyo wowe nyine nuzajya umenya ko yagiyeyo wowe kubera ko nabonye muvugana no wa mugore wiwe nyine uwo ngo wambwiye nimba ari umugore we se bundi kujya utandiye akara ngo murebe neza nge ntabwo nabishinzwe ariko wowe nyine wari kumbwira ati ubu ngo muzajya agenda gukina nirirwa nishimwe n'ibinyugunyugu biba guhita n'amabara yabyo ngo inyoni yahise ibinyugunyugu umva nkubwire nyirango uri inshuti yanjye kandi wowe nangiye kukureba nkumva uri kunshisha wari kuza ukandya akara ukambwira ati burya uriya ni mukeba wawe oya ntabwo nabikubwira kugeza ubwo mbikubajije wakubwira gusa ngura ni mukeba ibyo nakubwira nyine twazanahurira mu nzira cyo mpagacupa n'ingwere ahubwo reka nkubwire niba ushaka amakuru rero hari amakuru ushaka kuri mukeba wawe ahubwo ayo ushaka nyine amakuru nshaka kumenya nshaka kumenya amakuru nimba ko kumuti bamaye warakoze nimba atakijyayo kuko umuti nagine ngiye gusaba nuwo kugira ngo ahurwe umugore we ahurwe abana be ntazongere gusubirayo kuko n'umugore we ngo yamwirukananye no wa muhungu wanjye ubwo rero nshaka kaguma hano akaba uwanjye njyenyine uriya mugore nyine akamuta nta kibazo akamuta none nabonye anashaje sinabonye ashaje urya mugore kose niba ashaje akungoga koze se wakaryoshye imboga ariko bite byawe gushaza ngo akazasubiraho rero wase nese ko abonye umutaza so kwenda iki nari nkubwiye nti akungoga koze niko karyoshye imboga urumva noneho rero niba arabonye umuti ntago azasubirayo okay ubwo rero abonye ukora iki ubwo rero mva mubwira wowe taha sibyo nzakunekere kajyayo senyirango wambara isuti ngana gute ngana ntese ngana na nyokosa akajumba barira mama wanjye ahubwo aracyari nkumi gukura agerayo urabona nshaje kubyo ntakambara sutiye uyu muntu yashaje aba yapfuye ahubwo dore tugize najya ucyo tugibuza hakiyongera mu gatuza di naza ko nangana nawe ntureba none se ubu ngubu nyirango rero nari naguhamagaye nyine harakantu nashaka kukubwira nyine kandi gashyushye irambwira inkuru nziza irimo gutya ariko oya no so ntituri inshuti inshuti wowe nzageza ubwo bubyeri mbumwe ngende mbunyare nta n'agafaranga akanuca ibiti byawe ubwo se urashaka amafaranga niba icyo mbwira niba gifatika ugomba reka nkubaze uwo mubyeyi ntabwo yakwitangira umwana we wowe kwitanga se bikajya mu nda we nyine ntabwo nkubwiye ngo uzampfire ariko byibura umfashe nk'agaserivisi gatoya yego gira amagakabyeri ndabyemera ngaho mbwira wa nta kibazo ariko inge nawe nta kibazo rwose dore uranashonje uruguye musanze twariye ariko nyine wihangane basi baza kugura agacupa yego rero bugumye hano gatoya bugumye hano gato
hari akantu ngiye kureba ubundi nze tugende. banguka ariko nturambirwe. oya banguka ndashaka nanjye kuzamuka. uragiye kumbwirira iki? ubundi aba bagore nzabanywera ariko umwe munywera undi munywera reka iki ngiki cyo ntabwo uzajya kujya nemera byeri imwe ajya mpa byeri 3 zimwe ningera kukamukeba we nawame umva ase nsarori becoco by'abagore gusa nzabarya nzabahekenya. Mirango ko numva uri kwivugira. Aceceka ndimo kuvana amatungo nasize mu rugo ubu nguba arima arahebe badisi n'inkirimo irabira. Ndashaka kugenda. Nabango zirampekenya rwose nta bwatsi nazisigiye. Kandi numvise uvuga kurya. Nese ubuzariye nyine. Ntabwo zahene zirarya. Utekereza ubwo urankunda uza kunsura wangize ugatekereza n'amatungo nyine nsanze ngo wariye n'ibiryo wabimaze kandi naje nanye ntanatetse ubona byavamo ntabwo mbwira nigendere. Oya nyine hoshi tugende ndakubwira tugeze mu nzira nyine ngende nguherekeje. Yego ariko disumbwira utuntu tuzima ega ndagukunda cyangwa reka nkubwirira aha ngaha. Ntacyo umva rero none se use ntuzamvamora ibintu njye bakubwira uzabigumana mu mutima. Igihe twaganiriye wari wumva hari ikintu wanyumvamo uko ngana gutya ariko ubundi ubaye ubivuze ukanzimurira abyumva nko hanze. Ntabwo nzima kuzwa ubaye umukecuru w'injajwa. Oya ntabwo ndi injajwa kandi ndabizi neza yuko ibyo bintu utajya ubigira uri umubyeyi mufata nk'umubyeyi uri inshuti yanjye uranduta mu myaka nakugira inama wangira inama ariko noneho nakugize umubyeyi nkugira n'inshuti. Rero mva nkubwira ikintu ugiye kumva umbwiye kuriya mukeba wanjye muziranye turaziranye kandi njyewe ntawe narinzi cyagiye nyine njya kwivuza gusaba uwo muti bambwiye utuntu nzakora kandi jewe naragerageje uwo muntu nawe nzi natinye no kumubaza uriya mugabo wanjye ngo azamuntungira agatoki basi mumenye uko yahita mvumbura. Ese wamubaza uvuga ngo iki? Nyine nabuze ukuntu nagenda mbiyembya kugira ngo mbone uko mubaza. None rero wowe kuko ubwo Imana irakunzane n'igisubizo cyane hari umuti bampaye. Yego pe uzakoresha uko ushoboye ugende. N'umuti wica wica nuwo kugira ngo nyine nabirenga bizabahe gatanya mu rugo rwabo bajye bama baryana yego najya gerayo ujya mubonamo ikintu kitagira ubwenge bashwane umwe navuga iterambere undazana ibitari iterambere bashwane burundu. Umugore namwicaza ati tujye inama umugabo yumve ko ari ikigoryi ari kubwira amagambo atumva. Yego hanyuma narangiza umugabo ahita yikata yigarukira azi wanjye umugumana nyine mbahaye gatanya ngiye bampaye umuhuza ku buryo nyine ngewe tuzaduhuza. Wowe n'umuhuza undi ni gatanya. Yego batane burundu ko yango mbigukorere urampihumbi senka ntabwo mvira amaho ngaho urumva nawe nase nkubikira ibanga basi ntari binda yaguha kuri telefone banza unyemerere yuko uri ubikora. Ndabikora okay sa amafaranga se ndabikora ariko rwose ndanayaguha mbere kuko ndakwizera uri umubyeyi. Shyiramo nimero zawe. Yewe amazina ni Nyirankuba. Ese Nyirankuba wareze nkaba ngo 30 nkagusigaramo 20. Ariko nyumvira urambe kujya shyira kuri telefone naho utafite mu ntoki. Oya kuri telefone veno yama mu ntoki cyangwa nzagwa nyine mbona ko nyine nyuma basi akabazi yampeze wako uranginisha